Umunsi wa none iyo havuze ubwiza cyangwa se iyo havuzwe indero, imiterere n'ikimero, yewe abantu bagaragara neza cyane cyane twibanze ku gitsina gore, ndagira ngo mbwire yuko u Rwanda ruza ku mwanya wa gatatu mu bihugu bigize umugabane wa Afurika. Ariko se iki kintu kuki tutigeze tugitindaho cyangwa se ngo tube twakigarukaho cyane? Ndagira ngo ubwire ngo mu Rwanda havugwa cyane ubwiza cyangwa se abari b'indero, imico, imyitwarire, imiterere, yewe ndetse n'ikimero kigaragara cyangwa se kiryoheye amaso. Ubwiza ntabwo ari ibintu igitsina gore mu Rwanda bashakisha. Iki gihugu rwose kivugwa yuko gifite abakobwa cyangwa se abari bateye neza cyane. Ariko se kubera iki tudakunze kugaruka cyane ku bantu bafite ubwiza budashamaje cyangwa se badafite nyine ubwiza nk'uko bivuga yuko iki gihugu gifite abakobwa bafite ubwiza, indero, imico, imyitwarire, yewe bafite ubwiza badashakisha? Ese byashoboka yuko harimo uturere dufite abantu cyangwa se dufite igitsina gore kitagaragara neza cyangwa se kidashimishije ijisho nk'uko bivugwa? Iyi video tujya kwitegura twifashishije ibitekerezo bituruka mu bakunzi bacu bagenda batwandikira umunsi ku munsi. Umwe yaravuze ati muzadukorere video mwibanda noneho ku turere turimo cyangwa se uturere tubarizwamo abakobwa bafite ubwiza budashamaje, indero zabo cyangwa se imiterere yabo idashamaje, dore yuko twari twabakoreye video ivuga uturere turimo abakobwa beza kurusha utundi turere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ndagira ngo mbwire ngo uyu munsi naguteguriye uturere dutanu duturukamo abo bakobwa nyine bafite ubwiza budashamaje cyangwa se ubwiza butararura, dore yuko bavugwa yuko ngahangaha ngo haba hari n'abafite ubwiza butinya kamera. Reka nguhe ikaze rero hano kuri Rwaneza Times. Abaye ubwa mbere uhisanze ndagusaba gukora subscribe, abaye uri umukunzi wacu usanzwe n'ubundi hano ndagusaba gukurikira ikiganiro nk'ibisanzwe. Murabizi ntabwo tujya tubatenguha rwose. Uyu munsi wicare utere agatebe turebane utu turere uko ari dutanu. Ntabwo dutinda rero turamanyarukira ku mwanya wa gatanu, turahera ku mwanya wa gatanu tumanuka. Reka nkubwire yuko ku mwanya wa gatanu turabanza tukajya mu ntara y'Amajyepfo. Turajya mu ntara y'Amajyepfo twikoze mu karere ka Gisagara. Ahangaha muri Gisagara rwose turahasanga abari bafite indero cyangwa se imiterere itari nka ya yindi nyine twavuze ishamaje cyangwa se itari ya yindi ikurura cyangwa se itari ya yindi ibereye kamera cyangwa ifoto. Ndagira ngo ubwire ngo ahangaha rwose abari bariyo, dore yuko abangaba ngo bakunda ibyerekeranye n'ubuhinzi cyane, bakikundira utu turimo two mu rugo, bakikundira rwose gukora, ariko yewe kwiyitaho cyangwa se kuba bavuga ngo bajye kwitakagiza, bajye kwiyitaho, bihe ubwiza cyangwa se bamere nk'abamisi nyine nk'uko mu Rwanda bivugwa yuko hafi ngo y'igitsina gore gihari bose bagaragara neza. Ariko ndagira ngo ngo ahangaha ibyo ntago babyitaho cyane, dore yuko bakunze gucikiriza amashuri, ugasanga bamwe bagiye bava mu mashuri rwose bakigeramo hagati naho bari bagera nyine mu byerekeranye n'imyigire, ugasanga rwose ageze nko mu wa kabiri wisumbuye ahise abihagarika, ageze mu wa gatanu primaire ahise abihagarika, yerekeje mu buhinzi, yerekeje mu kwita ku mirimo yo mu rugo isanzwe. Ukabona rwose ntago ibintu byerekeranye no kuba yakwiga ngo arangize cyangwa se ibintu byerekeranye no kuba bajya kwita ku bwiza bwabo, abangaba rwose ntago ibyo babikozwa cyane. Ntago mubujije ngo ntago wazajya gushakayo umugeni cyangwa se sinaguca intege ubaye uhafite umuntu wawe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo abangaba rwose ubwiza bwabo nabo ngo buri ku kigero gitoya cyane. Nanone kakubwire yuko ku mwanya wa kane naguteguriye akarere k'Irusizi gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba. Ahangaha abantu muzi uduce nka za Bweyeye, abantu mutembera, abantu mujya mugera mu ntara y'Iburengerazuba, ahangaha rwose murahazi cyane. Abantu mutembera muri ziriya ntara, muri ziriya nce hafi y'igihugu rwose cya Kongo cy'abaturanyi, hariya ngo urahasanga abari rwose batenda kuba bahuza n'abari b'indani mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo urasanga bo bifite indero
indero, imico cyangwa se bifitiye imigaragarire n'ubundi nk'iy'abaturanyi bo mu gihugu cya Kongo, aho utashobora gupfa gutandukanya umukongomani ndetse n'umushi ubarizwa hasi aho ngaho hafi ku mazi i Rusizi, aho bakunze kwita mu gace cyane cyane ka Bweyeye. Abantu muzi Bweyeye rwose murabazi cyane. Abangaba rero ndagira ngo mubwire yuko gahunda ya Ntungura Nitunge bayigenderaho cyane. Abangaba ngo gahunda yo kuba wamushaka cyangwa se wamugira umudamu ntago ngo yakurushya cyane, yego ni amakuru mugenda mutuha tugayashingiraho. ngo abangaba rwose kwitunga ni ibintu bye. Ndagira ngo mubwire ngo ntagashobora kukurushya kuko aba bazi gushaka amafaranga ku rwego rutari urw'abandi bari bahanoma imbere cyane mu gihugu. Abangaba ibintu byo gucuruza ibi bintu ni ibyabo, ibintu byose byo kwitunga ni ibintu biborohera. Ndagira ngo mubwire ngo hari n'igihe bajya bagerageza kuba bashaka ubwiza ariko bwo ku ruhu, bakagerageza kuba bakoresha amavuta cyangwa se bagakoresha amaproduwi bakura mu bihugu bya za Kongo, ugasanga rwose bagerageje gushaka ubwiza bw'inyuma ku ruhu, ariko rimwe na rimwe bikabapfira ubusa, ahubwo ugasanga uruhu rwabo barugize ikindi kintu, barugaragaje uko rutakagombye kuba rugaragara, bakaba nyine bararwishe, ubwiza bwabo bugakomeza bugereranywa ku mashyi bukaba buke cyane rwose. Tudatinze reka tunyarukire hano hirya mu ntara y'Iburasirazuba. Iburasirazuba turasangayo akarere ka Ngoma. Abantu b'Ingoma niba muri kutwumva namwe muze kuduhereza ibitekerezo byanyu aho hasi muri komanteri, umwanya n'uwanyu. Aha ngaha rero mu Burasirazuba mu karere ka Ngoma, ndagira ngo mbwire yuko umuco gakondo ukiranga abari baho. Ndagira ngo mbwire ngo abari baho nubwo ubwiza bwabo nabo bugereranywa ku mashyi, ariko umuco wabo, umuco gakondo baracyawuzirikana cyane. Abangaba dore yuko bakunda kwikorera imirimo nk'uburobyi kuko bafite ibiyaga hariya, bakunda kwikorera imirimo nk'uburobyi rwose, ugasanga bari baho ni abarobyi cyane, ntago ari ibintu bashakisha, ni ibintu byabo. Kwitaho rero bikaba bikeya cyane, kubera kwita ku mirimo isanzwe y'amaboko, imirimo yo mu rugo, ugasanga ni abarobyi rimwe na rimwe, ntago ibintu byo kujya kwitaho cyangwa se kwimeza neza, kwitakagiza, yewe gukora nka bya bindi byose muzi abari b'indani bajya bakora, ukabona rwose ni bamwe mu bantu bashobora kujya guharanira rya kamba. Ntago abangaba bajya babitindaho cyane, ahubwo bo umurimo wabo imbere cyane, ubundi ibyo by'ubwiza uzabibabwire nyuma wabahaye amafaranga cyangwa se wabahaye ikintu kibateza imbere. Ariko ibyo bintu byo kuvuga ngo bajye gushayininga, ntago ibyo bintu babitindaho cyangwa ngo babikunde cyane. Ahangaha twari turi ku mwanya wa gatatu, naguteguriye akarere ka Ngoma. Reka tukaveho rero tunyarukire ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri turi busubire mu ntara y'Iburengera bwaryo, mu ntara y'Iburengerazuba turi busubireyo, tujye ku mwanya wa kabiri tuhasange akarere ka Nyamasheke. Aka karere ka Nyamasheke nakunda kugira ngo nkubwire yuko hakiriyo rwose abari, niba uri umusore cyangwa se uhaherere cyangwa uri hafi y'aka karere ka Nyamasheke, ndagira ngo mbwire ngo umukobwa wa muri Nyamasheke akwa umusore. Ese ibi bintu ni njyewe ubikubwiye bwa mbere nibwo ubyumvise cyangwa se n'ubundi wari usanzwe ubizi? Ariko abari baho ntago ibintu byo gukwa cyangwa se byo gutegereza ngo bazaze kubakwa, ibintu byo gutegereza inkwano, bamwe muri bo ntago n'ubundi birirwa bategereza, ahubwo we hari igihe akura ashaka ifaranga cyangwa se yishakira imitungo n'ubutunzi, kugira ngo n'ubundi nibiba ngombwa azajye gushaka ukuntu we ubwe yakwa, n'ubundi umuryango ushingwe. Abangaba nubwo ngo ubwiza bwabo bugerwa ku mashyi, ariko ndagira ngo mubwire ngo n'icyizere cyabo kiba kiri hasi. Nabo ubwabo icyizere cyabo kiba kiri hasi cyane, nyine nabo ntago babize cyangwa se ntago ashobora kujya hariya ngo abe yakwimurika mu ba mbere. N'abaturukayo batubwire cyangwa se abahazi cyane kuturusha, namwe mutubwire aho hasi muri komantere mubibona gute. Ariko nabo ndagira ngo mbwire ngo ubuhinzi ni akantu kabo, ubuhinzi ni akantu kabo, korora nabyo ni ibintu baba bashaka gukora cyane rwose, ukabona yuko bo bari guharanira iterambere ryabo, dore yuko no mu iterambere buriya ngo ntago ngo bari imbere, bari mu myanya 5 ya nyuma mu turere dufite hano mu Rwanda. Ariko ngo umwari waho n'ubundi nawe akura aharanira kuzagwiza ubutunzi, ndetse yewe byaba na ngombwa akajya kuba ari we wakwa umusore.
reka nkubwire yuko uyu munsi top 5 nari naguteguriye turimo turayiganisha ku musozo. Reka nkubwire yuko turimo turayirangiza kuko dusigaje umwanya wa mbere gusa. Uyu mwanya wa mbere rero ndagira nkubwire yuko turi busange mu ntara y'Amajyaruguru. Mu ntara y'Amajyaruguru turajyayo ku mwanya wa mbere tuhasange akarere ka Burera. Ahangaha ndagira nkubwire yuko higa Mbarwa. Ahangaha rwose abari biga ni Mbarwa. Hari abo usanga rwose bayacikirije cyangwa se bayaretse n'ubundi bagitangira, ugasanga atangiye kwiga ahubwo ahise abireka. Ikindi ndagira ngo ubwire yo abangaba uko basa nabi inyuma ariko imbere buriya ngo bagira umutima mwiza. Icyo ngicyo byashoboka ko mutari mukizi muri benshi, natwe cyaradutunguye, ariko buriya nk'imbere bagira umutima mwiza. Ariko reka nkubwire ikindi kandi, buriya ngo nubwo bagira ngo umutima mwiza, uburakari bwabo buri hafi cyane, kuko ababazi buriya ngo barabitondera, ngo uburakari bwabo burindwa mubi cyane. Nk'iyo wamurakaje, urugero wowe uramutse ugiye nko kumuzanaho nk'iyo mikino, urumva abantu bafite ubwiza nka buriya bari mu gihugu cy'u Rwanda, kuza ukamuzanaho imikino ukaba wamubeshya, cyangwa se uri nk'umusore ukajya kumuzanaho ya miteretano yo kubeshya ukajya kumukina, ubwiza bwabo burindwa mubi. Ubaye ukiri umusore ubwo ngubwo, ndakuburiye ntuzigere ukina nawe. Kutiyitaho rero ngo ni ibintu byabo, ntabwo bakunze kwiyitaho cyane. Kutiyitaho ngo ni ibintu bibaranga cyane, kuko nabo buriya ngo imirimo nakubwiye ikunze gukorwa n'abakobwa hejuru aho ngaho. Abangaba ngo imyinshi muri yo ibariho rwose, niyo bikorera cyane, ugasanga rwose imyate yaraje ku maguru, ugasanga aragusuhuje wibajije ibintu yari afite mu ntoki. Ndagira ngo ngushimire rero wowe twabanye kuva iyi video yatangira tukaba tugeranye ku musozo. Ndagira ngo ngushimire wowe udahwema kudukurikirana, kandi nguhe n'ikaze n'ubutaha. Murabizi duhora tubagezaho ibiganiro byiza kandi bibanogeye, bibanezeza hano kuri Rwaneza Times. Ndagira ngo unyite mbiri mu ba kabiri, nawe umwite uwa mbere mu badukurikirana. Tubonane muri video y'ubutaha. Ciao ciao.